Baca umugani mu Kinyarwanda ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba, ariko burya ngo nanone ikibatsi cy'urukundo ntabwo nacyo cyihishira. Nubwo haba impamvu ibihumbi zatuma uwo ukunda atakwiyumvamo, nawe ntiwabura byibura impamvu imwe gusa yatuma uba umwizerwa kuri we, akabona ko uri uw'ingenzi, akakugirira icyizere ndetse akagukunda byimazeyo, nk'uko ugiye kubyiyumvira muri iyi nkuru y'urukundo ndende, aho umusore Eric yaje kwisanga akunda umwari Mutoni, nyamara abizi neza ko urwo rukundo rutashoboka kubw'amateka y'imiryango yabo. Byari mu gitondo ku gasusuruko, ubwo akazuba kari kamaze kurasa, abashumba bari ku misozi bahuye amashyo, ababyeyi nabo bari bahugiye mu turimo twa mu gitondo. Mutoni nawe yari yiriwe mu turimo two mu rugo yitegura neza ngo barumuna be nibava ku ishuri babone icyo barya. Ababyeyi be nabo bari mu kabande batabira ibijumba, dore ko byari mu gihe cyiza cyo guhinga, yaba abahinzi bo mu bishanga no mu mpinga, kuko harwaga akazuba kari karinganiye. Ako kazuba kakaba kataratumaga ibishanga byuzura cyangwa ngo imisozi itwarwe n'isuri. Mutoni ubwo yagumye mu turimo tw'abakobwa imuhira, ari nako amasaha y'icuma mu gihe hari hakeye agiye guteka, yatunguwe no gusanga n'amazi ahari na makeya, kandi yari amasaha abanyeshuri bari begereje gutaha. Byabaye ngombwa ko abatura akavomesho ngo asimbukire ku mugezi abangukana amazi yo gutekera barumuna be ndetse n'abagiye guhinga, kuko nta wundi byarebaga uretse we. Barumuna be babiri bigaga mu mashuri yisumbuye. Mutoni nawe yari akirangiza amashuri yisumbuye ategereje kuzakomeza amashuri makuru. Mutoni yamanutse n'ingoga yirukanka kibunoma amaguru yerekeza ku mugezi. Ubwo Eric na bagenzi be bari baragiye amashyo hafi y'ivomo, kuko hari ubwatsi bwiza kandi butoshye. Eric na Yohani bari bokeje ibijumba munsi y'umukingo biganirira. Byari n'amahire kuko bari baziranye cyane, dore ko bose bari barangirije amashuri yisumbuye ku kigo kimwe kandi bategereje gukomeza n'amashuri makuru. Uko baganiraga, inka imwe y'igaju yaje kubacika ijya kona ibishyimbo byari hakurya y'inzira yamanukaga ijya ku ivomo. Eric akibibona yashidutse yirukanka munsi y'umukingo aho bari bari. Kubw'amahirwe ye makeya yacakiranye na Mutoni mu kayira kamanukaga kerekeza ku ivomo, aramukanga cyane kuko Mutoni atari yamenye ko hari abandi bantu hafi aho. Icyakora icyo yari yabonye ni inka gusa ziri hirya y'inzira. Kubw'amahirwe makeya rero, Mutoni yahise yikanga yikubita hasi, amanuka yibirangura, akubita umutwe ku mabuye yari hepfo gatoya. Abamubonye bose bahise bacika ururondogoro, bavuza induru, imisozi yose iratabara. Basanga Mutoni agihumeka kuka gakeya, bihutira kumujyana kwa muganga. Mu busanzwe Mutoni yari umwari uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko, akaba yari ifuri iwabo, yari igikara cyiza kizira ibirungo no kwisiga bimwe by'abubu, ndetse yari umukobwa ushinguye uzira umwanda. Mbese yari umwari ubikwiye, ku buryo n'abandi bakobwa b'urungano rwe bamufatiragaho urugero rwiza n'ubwiza buhebuje butasiganaga n'ubwitonzi. Ako kanya bikiba, abantu bose bihutiye kugeza umurwayi kwa muganga wari wanegekaye ngo nyamuna barebe ko habaho gusanasana, dore ko yari yakomeretse cyane kuko ibuye ryari ryamumenaguye urwasaya, ururimi rwasohotse, ndetse n'akaboko k'indyo kari kahindukiye mu mutwe, naho huzuye amaraso menshi cyane. Bageze kwa muganga bahise batumiza ababyeyi ba Mutoni. Nyina Mutoni akimenya iby'iyo nkuru mbi yacitse ururondogoro, ariko akimenya uko byatewe n'uwitwa Eric Hitimana wo kwa Karinda, ubwo yabaye nk'uhungabanye, aribwo yivugishaga ati ndabizi n'ubundi narabivuze ko kwa Karinda ntibashakaho ibyiza kandi ntibashaka ko tubaho, na mbere batumariye umuryango
yaba data na mama ndetse na bene wacu bose nibo babamaze, bitwarira imitungo n'ubuzima bw'abanjye, ariko kuri iyi nshuro sinabyumva ubutabera bukora igikwiye rwose. Ubusanzwe Eric yabanaga na nyina gusa kuko se yari afunze yarakatiwe imyaka ingana n'ubuzima bwe. Eric akibona ibibaye yatashywe n'ubwoba bwinshi ahita yirukanka ngo ahunge kuko yari azi neza ko natinda mu mayira nawe ubwe ajya muri gereza. Gusa nyine ngo inzira nibwira umugenzi kuko ubwo yahungaga yahuye n'umuyobozi w'agace bari batuyemo kandi iyi nkuru yari yamaze kuba kimomo ko Eric yishe umuntu. Eric yarafashwe ngo ashyikirizwe ubugenzacyaha akurikiranweho icyaha cyo guhohotera no gukomeretsa we ubwe atemeraga kuko ibyabaye nta bushake na buto yabigizemo. Mutoni we yageze kwa muganga, abaganga bakora uko bashoboye kose ngo barebe ko bamusubiza ubuzima kuko yari yageze ahabi hashoboka. Gusa byarangiye binaniranye biba ngombwa ko yoherezwa ku ivuriro hanze kuko yari yangiritse cyane ndetse hari n'amaraso yari yaviriye mu bwonko kandi byari ngombwa ko bamubaga mu bwonko bakayakuramo. Byarangiye yoherejwe bagirwa mu Buhinde, gusa byari bigoranye kuko amafaranga yose yagombaga kwishyurwa n'ubwishingizi bw'indwara iwabo wa Mutoni babagamo. Eric we nyuma yo gutabwa muri yombi yaje gukatirwa imyaka 20 y'igifungo kuko ubushinjacyaha bwagaragaje ko icyaha yakoze yari yakigambiriye kandi itegeko rikaba ryarateganyaga ko umuntu uhohotera undi abigambiriye bikavamo ubumuga cyangwa uburwayi akatirwa imyaka 20 y'igifungo, indishyi z'akababaro zihera ku bihumbi 500 kugeza kuri miliyoni 2 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Eric yagiye muri gereza kuko yabuze ibimenyetso bimushinjura cyane ko ari we na Mutoni bari bazi ukuri ku byabaye kandi Mutoni ntabwo yari kuboneka ngo nibura atange ubuhamya bw'ibyabaye. Muri gereza Eric yahoranaga intimba yenda kumwica kuko yibazaga ukuntu azira ubusa, intimba n'agahinda bikamushengura umutima. Nyina we yari yarabaye nk'umurwayi wo mu mutwe kuko yibazaga ukuntu umugabo wafunze umuhungu we bamufasha guturimo akanamurwanaho akaba afunzwe, bityo agahinda kakamubana kose. Burya koko ngo kwa muganga barasanasana iminsi ikicuma ntibyatinze, mu mezi 6 gusa Mutoni wabitswe yagarutse iba umuntu ndetse agaruka imuhira asanga amakuru avuga ko Eric afunzwe ndetse agakatirwa ari wazira. Mutoni agerageza gutekerereza iwabo ubugeri karengana ndetse n'uburyo ibyabaye nta ruhare yabigizemo. Ubusobanuro bwa Mutoni ntabwo bwanyuze ababyeyi be ndetse baramutwamye bakamwumvisha ko n'ubundi uwo muryango ari nta cyiza ubifuriza bitewe n'ibyo yabakoreye. Bamwumvishaga ko ahubwo ibyabaye byari byarapanzwe, ko byari umugambi mubisha wo kumuhitana. Igice cya mbere cy'iyi nkuru ntacyo gisoreje, reka tubifurize cyangwa tubararikire kuzakurikira igice cya kabiri cy'iyi nkuru kugira ngo tumenye uko byaje kurangira. Kora subscribe kugira ngo igice cya kabiri nikiza kizahite kikugeraho bidasabye igihe kinini cyane cyo kujya kubishakisha, uzahite ubona amakuru byihuse kuri screen yawe ko twapulodinze inkuru nshyashya. Turabakunda cyane, njye bagezaho iyi nkuru ni Gift Mura, iyi ni Mura TV. Turabakunda cyane, muri abantu bacu b'intwari kandi b'ingenzi mu buzima bwacu.